Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk muri Sanga ni buri mushyashya. You are more than welcome. Ni usanzwe dukurikirana nawe hano babimenyereye, dukunda abantu, tubahaye ikaze cyane. Hanyuma rero nk'ibisanzwe tuza tubaye inkuru zanyu cyangwa z'abantu bashuti banyu batifuza kugaragara ariko bifuza ko inkuru zabo zivugwaho. Kandi akenshi usanga ari inkuru ziri tafu umuntu atakwifuza kwicara ngo yivugire ku giti cye ku mpamvu z'umuryango we zabo bari mu nkuru. Friends, umuntu nyine umva utifuza ko amenya ko ari wowe wabivuze ariko abashaka inama cyangwa abashaka gutanga igitekerezo cyangwa kuvuga inkuru yawe ikumvwa abandi bakaguha inama cyangwa ibitekerezo. Niba ari nawe ufite inkuru yawe wifuza kutuganiriza ukifuza ko tuyitambutsa uzaducontacting. Hanyuma abantu baduhaye inkuru tutari twavugaho nubwo uzatubwira iyawe dufite inkuru tutari twavugaho ni ukuri si uko tubisuzugura ariko tugenda dukora inkuru bitewe n'igihe twagiye tubonera izindi. Igihe n'ikigerwaho kizanyu nazo turazitambutsa nk'uko bisanzwe. Ubwo rero tubahaye ikaze. Hanyuma uyu munsi ntabwo ndi njyenyine nk'uko bisanzwe bimenyereye, mfite umutumirwa wacu nanone agiye kuza atwibwira ku bantu mubonye bwa mbere hanyuma dukomeze n'inkuru y'uno munsi. Batangira wibwira abakunzi b'Umuhoza Real Talk. Turabukije cyane amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Kiza Divine, ni uwa kabiri garutse hano. Ni n'umuvandimwe wanjye musisa wanjye. Ngira amahirwe yo kongera kubana nawe nyine ngo ino nuvuga turi mu Rwanda ariko ni muri Maine. Mu diaspora twembi wenda ariko nabivuga. Sorry wenda ariko bivuga for now. Yes. Ya urakoze cyane. Kandi kongera kugaruka hano. Urakoze rwose tuguhaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Rero ahangaha ni Real Talk nk'uko mwabyumvishije tuvuga Real Talk nyine. Story zanyu ziri real muraziduha tukazibavugira tukabakora ubuvugizi bantu mutabashije kugira kuzana ngo muvuge kandi mufite ibintu mwifuza kuvuga ariko utinya kamera cyangwa ingaruka za nyuma yuko isura yawe yaje hano ku karubanda. Twakomeje rero inkuru no munsi iri tricky utaravuga inkuru reka maze kubaza. Ufite nk'amakomande y'abantu buri munsi bari kukubwira inkuru. Telefone ngire ngo nkwereke. No kuvuga ngo by the way ndaniseguye umuntu uzi ko anyandikira kuri WhatsApp irangizwa na 0893. My friend ngatinya kugusubiza uzambabarire si ukubyanga abari inkuru nari ko yasize abantu. Rero ugasanga kenshi ugiyeho hari nk'imessage nka 40 ingahe ntuhite usubiza message ku gihe ariko request abari nyinshi niyo mpamvu ngiye kugerageza kujya nkora byibuze 3-4 buri cyumweru kugira ngo ndebe ko nakacinga. Wimanaginga gute se kugira ngo abantu bose nyine bintwara umwanya cyane cyane kumva umuntu kuko ndamwumva nkafatana note nkanabanza nkanabaza cyane hari n'abampa audio kuko nyanyorohera kugira ngo nisubire inyuma nongere niyibutse ntaza kuvuga ibintu bitandukanye n'ibyo umuntu yampaye. Muri umuntu ntago wakongeramo kuko nyiri ubwite aba yizi kandi ntago wagabanyamo. Rero mashaka kwivuga ukwiri audio yaramfashe nyafite kurusha. Rero reka dusimbuke n'inkuru no munsi maze ko nakunda ko twarira umwanya nzi ko umwanya wanyu ari ingirakamaro cyane. Iyo no munsi ni inkuru itanzwe n'umugabo. Nje nshimira abagabo cyane baduha inkuru. Normally culture y'abagabo baratuza cyane ariko abagabo iyo twaapproachinga akaduha inkuru ufite ukuntu biri mo touchy kurusha twebwe ko filme twe turavuga n'ubundi. Yari umugore mugenzi wawe uravuga ati mfite izi issue abagore tugira ibibazo byinshi abana ingo ibiki ariko abagabo ntago babisanzwe turabashimira cyane. Rero uyu mu papa atuye ku mugabane w'Uburayi niko tugiye kuvuga kugira ngo sinjye muri details ahatuye neza specific. Uyu mugabo aragira ati umugore we bamaranye imyaka 4 none mu kumarana imyaka 4 bafite abana babiri none bavuye inaha hano kuri bajya hanze bagenda kuri visa bavuye mu Rwanda bagenda na visa bamaze kugerayo bagira urugo nyine ubuzima urugo rwiza ubuzima burahinduka bagura amamodoka barubaka ino baba stable. Noneho ahantu ikibazo cyaje kubera umugore yabonye akazi keza kurusha umugabo. Sinabyisinze niba nabyita ikibazo ariko muri no nkuru kiraza kuba ikibazo. Ubundi ntago ari ikibazo ariko muri no nkuru kiraza kuba ikibazo. Arangije wa mugore agakora n'abantu b'abazungu
bafite utuzi twiza ko bafite imyumvire itangaje Tandukanye wenda niyiwe cyangwa. nuvuga ngo culture zacu n'izabo biri different twese turabizi ariko akenshi wirinda ko culture zabo ziganza wowe we rero umugore yagezeyo bakajya baganira n'abantu bakorana bakavuga ati se mwebwe bimeze bite iyo ngiyo hakurya iyo aho mu rugo ati bimeze bite wowe n'umugabo wawe mubanye gute ni gute gahunda zanyu zikorwa gute ati nkawe bagata kumwarasaze twe ntabwo ibyo tubiganira ebo bakabiganira bari open bagasharinga bagaseka tukajya muri break kawe cyo kiganiro baganira pe bagaseka kandi nkabona iyo za nganda bimenyesha environment iyo uri ahantu muri environment urimo ugenda ukaca mukumva nyine biri nomo nkuko umuntu ashaka kuvanga adashaka kwambara umwenda ugeze aha yagera hirya akagenda mu muhanda yambaye undi mwenda kenda k'imbere ni ukuvuga ngo ntabwo aba ari bwahaguke batakambara agenda again comfortable agomba ko biri nomo it's fine I can do it then ugashiduka nawe yumva ari ibintu bisanzwe niyo mpamvu usanga abana bavukiriye n'abana bari no mu Rwanda baratandukanye cyane cyane umwana arakubwira ati se kuki abantu banga basekana abazungu ntabwo basekana nyine ngo aguseka ngo udore ukuntu agenda udore ukuntu yambaye ariko barabazi ko gusekana ari ikosa kubera ni culture y'ahantu abana usanga barakuriye uyu rero nawe yafashe culture y'ahantu y'abo bantu birirwana ibyo birirwa baganira ku kazi ariko umugara ngo atumye by'ukuri nta ngeso mbi muzi nta n'imwe umuzari umugore muzima udafite ikibazo atari kuko iminsi igenda iza akagenda ambwira ngo duhindure akagenda nzanira ibintu bishyashya agiye abantu hahandi hanze akazana ibyo akazana kandi bitari bibi pe ndetse icyo bintu nk'ayo avuga ati ntumva ni sawa tugakomeza nta kibazo atana ikibazo cyaje kuba umugore bwarakeye aranyandikira arambwira ati none uze gutaha kare nkuko wabwiye umuntu umunsi rero utahe kare n'umashaka ko tuganira nta rush ni muri weekend yangu hari kwa gatanu weekend yageze utahe kare ati sawa hageze bisanzwe hageze ati none se uyu munsi noneho ndashaka ko tuza gukora position ya butu sawa kuri ariko tureba cyane ati uyu munsi turaza gufungura butu nimvuga gufungura butu ndabyumva cyane urabyumva icyo ndi kuvuga ibyo ni bya bintu icyo ni cya cyaha cyarimbuye harya ni bande cyarimbuye muri bibiri Sodoma na Gomora rimbuwe na kiriya cyaha iriya niyo nzira abatinganyi bakoresha ubundi kandi bivuga ko Imana yanga urunuka Imana yanga urunuka gufungura butu sibyo atari butu z'imodoka zanyu butu zitabugenewe Imana irabyanga uyu mugabo hagenze urumva biri ibintu numva umugore aramubwiraga ati tugafungura butu mugatika generalize bivuze ibi ngaho baze nawe ari wowe ukaza mu gitondo boss akubwira ati wowe ni butu dufungura nta yindi gahunda wafungura fuso oya ntabyo kumva mbibaza ari wewe oya ibyo wenda siwe uwo mugore ntabwo ushaka kubyibaza biragatsindwa bitekereza ni ukuri ni ukuvuga ngo tuzi ko ari icyaha tuzi ko ari ibintu bya nyuma bitabaho kandi twarabyigishijwe muri Bible turanabizi ko ari n'umwanda umugabo mugataho gusa wowe mu mutwe bakuruze mbese ni kwa kundi urumva yasirimutse bimeze ibyo ni ibintu bisanzwe kumva ni ibintu birenze arumva nyine birenze nkuko nyine hagezweho utujipo twa mbere dufite pasuri inyuma zikavamo akazi zo ku ruhande nazo zibuka na za samunene kuri arumva nyine nawe yasirimutse nazo zarahagaze njye bambwira ati njyewe abandi dukorana bose ibyo ni byo bintu birirwamo baganira bakanabimbaza nkavuga ngo ntabyo nzi ati ndarambiwe nanjye ndashaka kubimenya umugabo avuga ati nguyu rero wabarashe mu mutwe biba bibi umugabo biranamubabaza ariko umugore akomeza arapushinga noneho ukajya bamubwira ati nta n'ikindi kintu ngiye nshaka umugore aragenda arivumbura ati udafunguye butu njyewe urugo ndaruvamo ntugire icyo umbaza sinduvamo ariko ntabwo ndoke nta yindi nzira umugabo ati stress zaranyishe ngeze aho ngaho ndavuga ati uyu nguyu noneho ngiye kuzamurigera umuryango
babwire ishyano nagushije urumva arangije nkamuganiriza ku giti cye umugore yanga kumva ati impungenge umugabo wandavuga nabuze amuhera umuryango umubwira ishyano ryambwiye ndibaza ukundi mpamagara iwacu mvuga icyo kintu mpamagara se umugore mvuga iryo jambo inkuru iri ngufi irareshya nka gutya uwo mugore arujuje afite ubwenge bwose bwuzuye umugore afite ubwenge ntuzi umuntu ukora udafite mento y'ishuri umwana ashaka buto surumva adakomeye azajya kumufunguza ariko ayishaka kubera ageze mu mahanga kubera ko amaze gusiribuka ngo abandi barabikora ngo n'ibisanzwe ngo kandi bavuga ko ntacyo bitwaye ngo kuki adashaka gufungura buto ngaho rero mutange inama nk'uko abyarana yemwe viewers imwe gihe yarabongera nkumva nanjye ndakwama ngaho nimutange inama uyu mugabo najya mu muryango uyu mugabo niyibwirira umugore ko bidashoboka mubwire ati n'ubyanze utahe ahamagara imiryango yishaze abibwire ko buto itazafungurwa ati nexpose umugore wambyariye mvuge ko ariko nsaba ibintu bidashoboka bisa gutyo bizanasohoke hanze abantu bamenye ko ari we uri gusaba iki kintu kidashoboka ati byanyobeye umugore nta bwenge afite uyu mugore abantu benshi iyo bageze iriya twarahageze twarahabaye nyine abo dukorana abo twirirwa nabo twigana ntabwo yakubwira ikintu turabizi bakoresha ibintu byinshi pe nyine ntabwo duhuye ariko urabizi ko ari ikintu gisanzwe ku bazungu hari hakurya ariko kumva ngo nimba akubwiye ikintu ngo nawe uragiye basi byibuze ndumva iyo nkuru basi iyo bagiye umugabo basi nase umugore kumva icyo kintu agahita aja kubwira umugabo we ngo dukore iki kintu yararembere cyane ntazi ibyo arimo ahubwo ejo azamubwira ngo bireka ubwo byose byarabaye aho bigeze kuri butu nta bitarabaye ibyo abo biretse kuko aho bigeze no hanyuma kandi umugabo we afite ijambo arimo avuga ati nimbwira iwabo n'iwacu ndamwe expose ntiyazaba umuntu uzongera undi nitunatana bavuga ati bapfuye icyo kintu none rero mugira inama uno mugabo uyu mugabo afunguze butu ahamagara umuryango amwirukane hakorwa iki rero nta nama mfite natanga kano kanya kuri kamera ntayo rwose ntayo mfite ariko ufite uko byumva cyangwa wumva afite yaragize hari abantu usanga nabo yarabiciyemo akavuga ati nabiciyemo wenda njya kuba therapy cyangwa njya ku mukozi w'Imana cyangwa njya hanaha baramuganiriza bidasohotse iyo experience waba ufite ubidusangiza muri comment aho ngaho nimero ziri aho ngaho twandike kuri WhatsApp cyangwa se ushyira muri comment uko byumva n'icyo waba warakoze cyangwa n'ubuzi byabayeho bikaba byararangiye intego no kugira ngo dusevinge ingo z'abandi niyo mpamvu tuba twavuze details zabo kugira ngo tutabe expose ahubwo tubafashe ahubwo ikintu ndi kubona gusa nyine uyu mugabo ari mu mazi abiri kubera ko uyu mugore ni nk'aho ari udashaka gutandukana nawe ati bimeze neza pe ataretse icyo kibazo cyabayemo ati kandi nanjye se mfite kugikora ushaka kumukoresha amakosa nyine wenda aremereye mu buryo ki ashaka inzira yo kuba batandukana ahubwo yiboneye abazungu ntabizi ibyo nizo ni story za D and D ntabwo babimbwiye yiboneye abazungu kubera ari imodoka twasize ibyo ntabyo nabwiye umugabo wanjye avuga ngo nakongereye nta modoka bigeze batunga hano Kamena ariyo barafite hano mu Rwanda imodoka se ntabwo badufunguye kontake barafite inusi yo bafite hariya rero ntibaje gucurisha imiti cyangwa se bahamagara baze babarebere yakoze urisi uyu mugabo bakarishatse babarebere uyu mugabo agenda yicaza umugore wiwe byari mu igaraje avuze ikintu cyiza cyane byari mu igaraje nyine bagenda ni ukuri muri kubiseka ariko bidasekeje kuko ndi gusomba nyine biratangaje no kubivugaho abantu batarakaye ubundi nzivuga kenshi nkarakara ngira ngo hagati nkarakara ngiye nyine noneho ngo sinarakara noneho uyu mugore namwe ngawe basi ntihagira umuntu yewe simbizi ni uko nyine nta kintu cyo kurenzaho icyo utekereza uko byumva icyo wumva wamwunganira icyo wavuga ugishyire muri comment aho umugabo arabisoma arabireba afata decision ahitemo ibikwiye njye nta gitekerezo mfite kuri iyo nkuru y'uno mugabo
hari ikintu ushaka kurenzaho se nanjye naguca neza umanitse amaboko reka turayamanitse umugore wubahwe uyu mugore rwose ugenda uca bugufi wubahwe kuko ibintu wagiyemo by'abazungu si we wa mbere ugeze iyo mu mahanga turiyo turi benshi ugenda uganiriza abagore bagenzi bawe rekana n'abazungu b'abanyafurika genda usanga n'abanyafurika nabo basigaye bazifungura bose baciye ku magaraje ariko twibuke ko na nyuma ya byose dufite uburyo twarezwe mu buzima bwa gikristo nubwo dufite abayisilamu dufite abakristo dufite uburyo twarezwe iyobokamana aho wakuriye uwo uriwe ntabwo bizahindurwa n'igihugu wagiyemo sibyo nta muyisilamu wemerewe gukora ibyo bintu nta mukatolika ubyemerewe nta mukristo umurokore nabyita muri iyi nzira rero kandi usanga twese dufite aho tubarizwa tujye twibuka ko nubwo twagiye hari abenshi ntibemera imana hari n'abandi bayemera none tuzareka kwemera imana kubera ko waganiye n'abantu mukorana nakubwira ko badasenga ukumva ko kudasenga aribyo bigezweho ubwo ndayihakanye ibyo buri gahugu umuco waho tugende tugerageza gushyira n'umunyurabwenge ibyo twita ubusirimu tubitekereza muri indi angre niba umugabo atabikunda ibyo bireke mukomeze uko mwari mubayeho undi mwari mubayeho atabikora akagira ati ngewe nta n'ikindi kintu waza umbaza urumva wasanga hano wamenya byashoboka ko ari indi garaje yaciyemo nuko rero njyewe inkuru y'ino munsi niyo ngiyo tutabatindiye Divine ufite ikintu ushaka kurenzaho umutumirwa wacu ntacyo gusa nyine nanjye ndabukobona naka experience gato nkiza hanze y'igera muri Amerika nanjye nzi ko ntazabona n'umunyafurika ngiye njyenyine n'abazungu gusa nyine nari kwisanga ni nka ruguru iwacu ndahita nabivuga ni ahantu hasanzwe ni ahantu udashobora kubura ikintu nta hantu udashobora kubura umuvandimwe udashobora kubura mbese umuntu wagisha inama umuntu wagira gute barahari nyine ntitugereyo ngo duhite tuba abazungu kuko iyo ni imico y'abazungu kandi nturi we nazo uzahinduka ko umuzungu ukuze umugore uvuye ahangaha yarabyaye ngo ageze i Burayi ngo bafungure buto anyways murakoze cyane mwakoze kudukurikira wakoze kutwitaba ntitugukeneye uzagaruke kandi batugira inama bamugira inama abakunzi bawe babivugeho uriya mama nawe afate amasomo y'ibyo yagiye kwiga igitekerezo kandi cyane usigaye umupapa nawe yihanganye bigatuma igisubizo rero twabyita nawe papa nawe yihanganiye gute oya nakomeza ubupfura bwiwe kubera ko nise mbona ko ari inyangamugayo cyane nini bifura yego murakoze cyane uzongere ugaruke udusure tugukeneje murakoze cyane turabakunda nyagasana barinde mugire amahoro niba ibyo dukora bikunze cyangwa ukabumva ubyishimiye like subscribe na sharing kugira ngo biricinge abandi bantu benshi dufashe abandi benshi twubake sosiyete turabakunda cyane nyagasana mu mugisha bye